hogoza nkunda uri hogoza wanjye izire muhoza wanjye hahora iziraguhomba. Iyo ni imfura yanjye. Nimara kukubona wantwaye umutima wanjye narota nkarota wowe nasenga ngasaba wowe navuga nkavuga wowe ndetse nkabura amahoro icyambereza umutima nuko wari iruhande rwanjye. Niki ni inzoga nziza y'abatishoboye iboneka hose muri Rwanda rwa Gihango rwa Gasabo n'abishoboye batirata uwayinyweye ntajya bemba uwanga amarwa si uwanjye. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu njye wumva n'bisanzwe Ndespi Panda. Ndagushimira we wakoze subscribe ku kiganiro cyacu kuri Panda TV show. N'ubundi bya biganiro tugera tubategurira twabatumiriye umugabo n'umugabo sore ndabona kiri umusore ariko aragiye kutwibwira. Bamwita Thomas, niyo mazina nabashije kumva ngo n'umuhanzi n'umusani ajya aririmba akora ibintu bigiye bitandukanye harimo ubusizi. Abantu bamudutumye baratubwira ati dushakira umuntu bita Thomas, no umuntu wadushimishije cyane. Rero nanjye navuze ati ngiye gushaka uwo mugabo numve icyo ntangariza nawe abagezeho icyo abategurira. Thomas, amakuru yawe? Muraho cyane nk'umunyamakuru. Umeze neza? Natwe turahoro uretse ibibazo by'ubuzima. Ngo ubuzima bumeze bute se? Ibisanzwe ni gatebe gatoki ibyiza n'ibidura nabyo buri gihe. N'ubundi ubuzima busanzwe ni birazenguruka biba ari byiza n'ibibi. Ntago igihe cyose ubuzima ntago ari umunzane ngo turashyiraho ngo buri munsi bizajya bihora bimeze gutya. Amakuru y'iminsi se? Muri make mu buzima nihanganira ubuzima bw'igihe ndimo. Ariko nkakira ibyiza n'ibibi nk'umuntu ubana n'abantu benshi. Sinshaka ngo duhere hejuru, ndagira ngo tugende etape pa etape. Noneho turagira ngo utangire noneho wibwira abantu Thomas ni muntu ki, ese amazina yawe y'ukuri ubusanzwe nayahe? Ndagira ngo utangire wibwira abantu. Mbere na mbere mbashimiye impano mwampaye no kugira ngo muze gukurikirana ahantu ntuye. Yego. Ubundi ahantu ntuye ni Nyamishyaba. Yego. Niho naririmbye mu ndirimbo izwi nka Karongi. Ndi umunyarwanda. Ndi mwene Mupagase Efrayimu na Mukarusanga Frida. Navutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu 1983. Wavutse muri 1983? Umusore sindashaka. Uracyari umusore? Yego. Wari ukitubwira imyaka, utubwira aho ukomoka, utubwira amazina yawe ndetse n'ababyeyi bawe. Ese Thomas uvukana n'abana bangahe? Ngendo ndi umwana mu rubyaro rwa 6. Wankurikiraga umuhererezi nubwo abenshi banyita umuhererezi. Yarapfuye bamwitaga Uwimbabazi. Maurice. Bamwitaga Maurice Uwimbabazi. Ntabwo nge ndi umuhererezi nk'uko abantu babivuga. No kuvuga ngo inyuma yawe hari undi mwana. Mu bana 6 inyuma yawe hari undi mwana nuko atakiriho. Ariko noneho tukiganira ku iyo desekuru mfite abavandimwe 2 bakiriho. Hari uwitwa Ndahimana Louis n'uwitwa Uwimana Elizabeth. Yego. Ubwo no kuvuga ngo bakuru banjye bankurikira bankurikira bwa 3 bapfuye mu mwaka umwe. Ubwo no kuvuga ngo wapfuye yitwa Nsengimana Zakaria, undi yitwaga Ntihinyurwa Germain, kandi byabaye mu mwaka umwe. Byabaye mu mwaka umwe. Bavuze iki niba atari ibanga Toma? Bamwe bambwira ko ari amarozi, abandi bakambwira uburwayi. Yego. Ariko wagiye aba yagiye nta kindi twakongera. Nta kindi twakora ndetse nta n'umuntu wapfuye abantu bagenda bavuga ibitandukanye. Ntago wapfa kumenya ngo umuntu yazize iki kereka kwa muganga honyine. Tukiganira twari rukimbwira ibyo ukubayeho abo muvukana ibyo byose ukibikurikiranya. Thomas, ndagira ngo nkubaze ibijyanye noneho n'ubuhanzi bwawe. Ese ubuhanzi byaje bite noneho mbere yuko dutangira uturirimbira wenda nk'indirimbo imwe? Ndagira ngo umbwire noneho ahantu ibyo bintu byaturutse. Ndagira ngo umbwire
ahantu ibyo bintu bikomora, ibyo bintu byo kuririmba, gukora imivugo, ibintu nk'ibyo, ndagira ngo umbwire ahantu wabikomoye. ugize neza cyane. Papa yari umuntu wakoraga ibintu bijyanye n'ubukorikori ariko ntigeze aba umuhanzi. Yakoraga ubukorikori iki? Pagase Efurayimu ariko ntiyabaye umuhanzi. Yakoraga ubuhe bukorikori? Ni ibintu bijyanye n'ibi byo gushushanya n'ibindi. Yarashushanyaga, yari umwaritiste ashushanya. noneho rero kuri iki kintu kijyanye n'ubuhanzi kuri njye mbibona nk'ingurukizi. niba kwa kundi tubona ingurukizi nubwo abize cyane batubwira ngo ingurukizi yaje ku muntu. Ingurukizi ni ingurukizi abantu batabyiga ku giti. Ni ikintu kivuye ku giti. abize cyane simvisi. Yego. Niyo ngurukizi. We byaje bikugwirira utabizi, ntago uzi ahantu byaturutse. ariko birakunzwe nta kibazo. Birakunzwe. Ndagira ngo tutaratinda, niba uri buduhe cya kivugo cyawe numvaga abantu bavuga cyane, cyangwa se uri buturirimbire, n'icyo uri bubanze? Njye nabanze indirimbo ivuga nyuma. Mfite indirimbo 7 noneho nakoranye n'abanyamakuru benshi mbandikira ibaruwa nka kwa kundi twavuga Radio Rwanda bafite ibaruwa yanjye yanditse n'intoki. Yego. Nababwira Radio Isangano bafite ibaruwa yanjye yanditse n'intoki kandi nabahaga amasede. Na Radio Disi nagiye kuri reception centrale hariya nahageze ndabandikira ukuntu. Hashize imyaka 5 umukene ubuzima bumereye nabe, ariko mba numva ko umuntu utekereza neza yagahinduye amateka ariko akayahindurirwa n'abo bakorana. Yego. No kuvuga rero ibyo byose byabaye, wakoze ibihangano ukajya ubijyana ahantu hose hatandukanye, kwa ayo maradiyo watubwiye yose, ku ibyo bitangazamakuru bitandukanye watubwiye. None tutaragera kure tugira ngo twumve noneho ibyo bintu waririmbaga naho hantu wabijyanaga, noneho turagira ngo uturirimbire indirimbo imwe mwizo ngizo wakoze. Indirimbo ya mbere yakozwe n'umuhanzi ukomeye cyane, n'umuhanzi n'umuproducer ukomeye cyane bita Lick. Yego. Yakozwe na Lick. F2. Yego. Nari mu myaka ya 2008. 2008 nibwo wakoze indirimbo ya mbere. Iyo ndirimbo ndagira ngo uyituririmbireho noneho twumve iyo ndirimbo. Ndagira ngo uturirimbire iyo ngiyo iravuga izihugo za nkunda hori hugo z'abandi, iziremu z'abanjye hahori ziragomba. Iyo ni impfura yanjye. Nimara kukubona wanwaye umutima wanjye, narota nkarota wowe, nasenga ngasaba wowe, navuga nkavuga wowe, ndetse nkabura amahoro. Icyambereza umutima nuko wari iruhande rwanjye. Izirehogo za nkunda hori hogo z'abandi, iziremu z'abanjye hahori ziraguhomba. Iyizire mutesi wanjye tuze rizira ubutima, iyizire butunzi bwanjye zahawe utagira igihombo. Uwo mukunzi mwiza cyane muza nzaranira. Iyo niyo mfura yanjye mu muziki. Iyo niyo mfura yawe mu muziki. We yabyise imfura. Indirimbo yakoze ya mbere yayise imfura ye. Thomas rwose ni indirimbo nziza cyane, nkuko nyumvishe n'abandi baza kwitega amatwi n'abandi bari kuyumva bumva ko ari indirimbo, ni igihangano cyawe wakoze bwa mbere. Thomas, iyo ndirimbo watubwiye ko ngo wayikoreye he? Nayikoreye F2. Iyi ndirimbo yakozwe na Dr. Jack. Nari mbitiranyije. Yakozwe na Dr. Jack. Kanote ka 500 muramuzi. Dr. Jack. Lick yankoreye bwa kabiri. Indirimbo ya kabiri. Ariko ya mbere nayikoranye na Dr. Jack. Dr. Jack turamuzi cyane. Harya yakoreraga icyo gihe muri studio F2. Niyo ndirimbo niho wayikoreye. Tutarajya kure noneho dushaka iyo ndirimbo yakozwe na Lick. Niba uri kwibuka neza ndagira ngo noneho uduhe imirongo yayo. None se ko ntajya nyumva yaba yarasibamye iyo ndirimbo? Ariko sinjya nzumva. Ntago ujya uzumva. Reka nyikubwira uko iteye. Ni indirimbo nise ngo iyaba bapfa bazirago rw'ikirago.
yaba bapfa baziraga urw'ikirago. niyo ndirimbo wakoze? Iyo niyo yakozwe na Lick ivuga dore umunaramuke gashakisha ubutunzi akubaka etaje akagura amamodoka kagenderamo indege akagera aho ashatse hose ariko umunsi wagera rukamuhitana iyaba bapfa baziraga urw'ikirago. Uvukana n'abandi nimuhuza amahirwe n'abahuza amahirwe kuko Imana iyo ubishaka kubw'ubukene bwawe gahinduka igicibwa ukageza ubwo upfuye uzize umukeno bakagutangaho byinshi bashyinguza umurambo erega ku isi ntago dukunda ibyiza kimwe. Iyo ni indirimbo ya Thomas yayise ngo harya ngo iki? Ntidukunda ibyiza kimwe. Ntago dukunda ibyiza kimwe. Kandi kuri Radio Rwanda irahari. No kuri Radio Rwanda wayigejejeho. Thomas ni umuhanzi turi kuganira, ni umuhanzi nyarwanda, ari bihangano yagiye byinshi akora, nibyo yadutambukirizagaho. Thomas tutarajya kure ibintu waririmbye, mbese n'icyo ubibonamo? Hari akantu ujye ubona kakugeraho kuba ibyo bihangano byawe? Mu bihe by'ubuzima bwanjye nk'umuhanzi mvugishije ukuri nk'umuntu uganira n'abanyarwanda bose, mu bayobozi bayoboye umurenge wa Bwishyura, umuntu wankunze n'uwitwa Siriya. Umuntu witwa Siriya akora ibintu byo kunsapotinga no kumfasha ahantu hose, yego, no kunshyira ahantu mu birori. Muri make uretse ikirori nagiyemo nkabona 20,000, yego, na konseri nawe narakoreye ku Mubuga, hari abantu bankunda cyane. Ku Mubuga baragukunda. Faranga duke nk'abana, njye mpamya ko umuziki nta kintu wari wampa uretse ko akarere kandimo 1,600,000 mu ibaruwa nabandikiye. 1,600,000 akarere kakurimo. Barayifite, muzabaze Bihira cyangwa wari Muhire bavuga ko yari gitifu w'akarere. Tukubaza tutarajya kure, ndagira ngo nkubaza ese wabakoreye iki kugira ngo ube bakurima ayo mafaranga yose? Njye nanditse nk'usaba bazampa ibyo bashaka, ariko ikibazo nuko nari nababwiye ngo Karongi ni iwacu, ndashaka gukora clip yayo nkuko twicaye aho Nyamisha. Wari wabakoreye indirimbo? Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ubishyuza n'ayo indirimbo wabakoreye? Y'akarere. Iyo ndirimbo y'akarere se, iyo ndirimbo yimeze ite wabakoreye? Kandi mbikubwiza ukuri ntanabeshya, mfite indirimbo 7 ziriho. Ntabwo ari umuhanzi uri kuvugisha atari yakora ibintu. Kandi sinakuririmbira indirimbo nshyashya uretse ibyo nasohoye. Ibyo washyize hanze natwe nibyo dushaka. Ariko nk'iyo ndirimbo y'akarere yo wari warayishyize hanze? Irahari nanayiririmba. Wayiririmba? Ndagira ngo numve twumvishe indirimbo wakoreye akarere noneho. Nimaguruka nkayiririmba mpagaze bemerwa. Oya. Cyangwa nyiririmbo n'icyo. Iravuga ngo Karongi ni iwacu sinzabihakana, sinziyita uwandi ngo nihakane gakondo, kuba mvuke Karongi sinicuza iyo mpano. Si Kibuye ya kera yemwe twateye imbere, ni Karongi idasirwa Kimihurura ukari Karongi, murakaza neza mu karere kacu, kuba ndata Karongi si ukukabya n'umuhanzi, kuba ndata Karongi si amakabya yanjye. Icya kabiri, rubengerana sare mu karere Gicumbi cya Karongi, nkunda ubwiza bwawe narindi kirizi n'urujya n'uruza muwe Matabi abo wabariza, kuba ndata Karongi si ukukabya nk'umuhanzi, kuba ndata Karongi si amakabya nkuru yanjye. Twegeye Karongi ni iwacu sinzabihakana, sinziyita uwandi ngo nihakane gakondo, kuba mvuke Karongi sinicuza iyo mpano. Kigali Ruganda ni umuhanda mwiza, Nyamisha abantu nziza izwi n'abayigenda, Ruganda irarenze saba kabya nk'iyajya, Nyakinanga Sinanga ni umusozi mwiza, Nyakabwa n'umubanuye mu Pate munsi.
turi kuganira n'umuhanzi Thomas. Ni umuhanzi twaje dushaka, bavuze ko afite impano zigiye zitandukanye, yakoze ibintu bitangaje, yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye harimo n'imivugo. Thomas, wari ukitubwira indirimbo waririmbiye Karongi, unatubwira ko wayikoze ngo hari n'amafaranga uri kubishyuza kubera iyo ndirimbo. Ese amafaranga bazayabona? Nibyo, niba banandikiye akarere hashize imyaka n'abataransubiza, ariko narabandikiye. Ujya kuyandika bari bagusabye ati turirimbira indirimbo, turagushaka ko turirimbira indirimbo. Ni amafaranga yanjye nasohoye ku giti cyanjye, ariko ari zirindwi nasohoye, ni amafaranga yanjye nasohoye ku giti cyanjye. Mbere yuko ukora iyo ndirimbo baguha ako kazi, wabatse akazi baje bakugezaho indirimbo ngo bakindikira indirimbo cyangwa? Ntabwo bishoboka. Ni wewe nabikoze nk'umuntu ukigitwa n'inganzo, njyewe mbisora shoya yanjye, washoya yawe. nta n'igiceri cy'icumi mu ndirimbo zimwe nakoresheje nahawe n'umuntu. ahubwo nkimara kuririmba niho abantu bambwiye bati bimaze gukora ntabwo byoroshye cyane, gerageza wandikira akarere ka Karongi kagufashe gukora clip. amashusho nk'aha twicaye Nyamisha, urabona ni byiza cyane. nifuzaga ko iyo mpano yabaho, narabandikiye banga kunsubiza kabisa. Ni ukuvuga ngo warabandikiye gusa nyine ni igihangano cyawe wakoze, nta kazi bari baguhaye wenda ngo tubakubwire ati dukorera iyi ndirimbo imeze gutya. We ni igitekerezo cyawe wagize nk'umuhanzi, uravuga ati reka nkore indirimbo y'akarere k'iwacu. Mu by'ukuri nta kazi bampaye, nta kazi bampaye, ariko birakunzwe. niyo mpamvu n'ubundi wabegera ukabasaba kugusapotinga, bakagutera iyo nkunga yo gukora iyo video, ariko n'ubundi ntago wajyaho ngo uvuge ngo bakurimo amafaranga. uretse ko ukivuga nk'ibyo bintu nk'umunyamakuru, gutega kabiri gatatu ugira ibendera nibyo wariyo bitera ikibazo. niba wumva nanjye ari ngombwa ngiharikamo nk'umuntu wabo, sibyo? Gitifu arahari, bazantumeho mu nama njyanama tuvugana ibyo naririmbye bamfasha. Ibyo birumvikana cyane cyane icyatugenzaga ni ubuhanzi bwawe. Ibindi nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo indirimbo ushobora kujya kubaza, ibyo ni support bayiguha ntibayiguhe, ibyo byose ni uburenganzira bwabo. Ikintu cyatugenzaga cyane cya mbere ni ukumva ikikurimo, ubuhanzi bwawe, ibyo uririmba, ibyo ukora, kugira ngo n'abanyarwanda naguciye mu ijambo. buriya umuhanzi ni nk'umurobyi, iyo umuntu aribye ntasarura uwo mwanya. ariko njye hashize imyaka 5 narabibye, akarere kazamfasha, kazagufashe. uri gusaba ubushobozi, uri gusaba ubufasha kugira ngo ukore ibihangano byawe n'ubundi nk'uko usanzwe ubikora. abone ko ari byiza, nzakora n'ibindi ndirimbo cyashya ndacyazifite. indirimbo uracyazifite. n'ubundi tutarajya kure, ndagira ngo utugezeho wa muvugo wawe watubwiye ko ufite n'umuvugo. ndawufite. ahantu henshi bakunda guseka cyane, bakanawukunda. ni umuvugo wise ngo iki? nawitiriye inzoga y'ikigage. wayitiriye icyo kunywa bita ikigage? ikigage. wenda tunayita inzoga nta kibazo, kuko njye mbona isaba n'abageni, ibyo ntacyo bitwaye. ni inzoga y'ikigage. ikigage waririmbye ngo gisaba abageni. reka uragikoresha. wari wavuzemo ibiki? uwo muvugo uvuga iki? uwo muvugo uravuga ati ikigage ni iki? ni inzoga nziza y'abatishoboye, iboneka hose muri Rwanda, rwa Gihango, rwa Gasabo, n'abishoboye batirata, uwayinyweye ntajya bemba, uwanga amarwa si uwanjye. narakibonye mu kibindi, umwuka wacyo utama ikirambo ushuje wese anga gutaha kubera impumuro yacyo nziza, umuhavu wacyo ntabwo usanzwe inshuti yona kunyata, uzama ikigage nzamukunda. abanga ikigage barayipfobya ngo ni inzoga y'abatiyubashye. icyubahiro cyacu turakizi, kumenya na benshi tuza ku isonga, ufite igihumbi ashyira igihunga, asimamwe menshi mu kigage, inzoga idakenesha ni ikigage. narakibonye mu kibindi, umwuka wacyo utama ikirambo ushuje wese anga gutaha kubera impumuro yacyo nziza, umuhavu wacyo ntabwo usanzwe, za ruzungu ziba desera umukwe n'umugeni wawe wanje. urongeraho iki? mani warangije se? wari wavuze umuvugo w'ikigage. ikigage niko nawe ugikunda buriya? ndacyemera cyane. reka da, gipfa kuba kidapirase. ubundi iyo atari ikigage umuki kidapirase nta kibazo. ikigage ndacyemera. gipirase ni kimeze gute? ikigage gipirase ushaka kuvuga ni kimeze gute? hari abahinduye ishusho
Kigage Yego. mvuga niyo sosiyete kuko urabona nkiganira ko icyo kintu ngo za ruzungu za deseri umukwe n'umugeni wayo wanje Yego. hari umuntu wari washyingirwa niba basere na hoteli n'ahandi iyo ngiyo nubwo najya magera cyane utabanza kujya ku kibindi agasoma Ikigage. Ikigage ni inzoga y'umuco nabikoze nk'ukorera abantu nanabiganiye mu kiganiro naganiye n'abantu niyo mvuga ngo Karongi ni iwacu nkavuga ibyiza bitatse u Rwanda Nyamishara cyangwa n'amahoteli ahari ntabwo ari njyewe bazishyura muri hoteli. Icy'ingenzi twe tugomba kuba abahanzi ariko duhangira abanyarwanda dukora ibintu abantu bose bashobora kwibonamo ntibazafata Ikigage rero nk'ikintu kitanywebwa twese twakuze twarakinyweye ahubwo icy'ingenzi bagikore neza ababicuruza babigirira umuco kubera ko Ikigage ntemera ko ari inzoga nziza nk'umuntu uganira n'abantu bose. ni ukuvuga ngo wowe ndashaka kukubaza we Thomas nk'umuhanzi waririmbye ku Kigage. Ikigage nicyo kintu ukunda kunywa iyo atari Ikigage unywa iki Toma? Iyo atari Ikigage unywa iki? Mu nzoga nkunda mitsingi. Mitsingi wowe uravuga ati bya bindi abaturage bakora ibirenzeho iyo ntanyweye Ikigage ninywera ka mitsingi. Nkunda mitsingi cyane. Mitsingi nicyo kinyobwa kikunyura? Nagiye mu bakira ariko nabyo babisaba ko ufite udufuka. Kurya ukunda kurya iki Toma? Mu bintu nkunda nkunda agatogo k'ibirayi bivanze n'ibitoki. Ibyo bintu nkunda buri ifite sina cyane. Uriya umuntu yagutumiye akakwihera ibyo kurya bimeze gutyo abaguhaye neza. Ariko kamana mitsingi cyangwa Ikigage. Wundi umuntu akaguha Ikigage cyangwa mitsingi. Thomas we ngakunda kwinywera Ikigage ubundi yarenzaho ukamuha ka mitsingi. Toma ko numva ukaze. Ni ibisanzwe nk'abantu. Ntago woroshye papa. Ibisanzwe. Ntago woroshye rwose. Ibisanzwe. Ubundi nta bindi bihangano wagiye ukora watubwiye ko ufite album iriho indirimbo 7. Ese izo ndirimbo zifite amashusho cyangwa ni audio? Ni audio yose nabuze ubufasha. Ubwo wagiye muri studio urazikora? Mani Toma nk'umuntu akwemereye kugukorera nka video imwe mu izo ndirimbo urazifite nk'ama audio cyangwa? Ndayafite. Kuko producer wanjye ni witwa Jimmy. Ni umunyamakuru wa Radio Isangano. Niwe wakoraga Nyamishara abantu iyo turi no kuganirira. Niho yakoraga ya audio yarayakoze. Uba audio umuntu ayashaka ashobora kuyasanga hande. Radio yabaho. Kuri radio zibaho. Wagiye uzishyira kwa hema radio watubwiye ngo harimo iyo Isangano, Radio Rwanda, Radio Isangano, Radio 10. Niho nigere nandika n'intoki yanze niko bagusabaga icyo gihe ukabana CD. Aba maradiyo 3 nagezeyo. Hari izo ujya wumva nk'indirimbo wagiye ukora, hari izo ujya wumva ku maradiyo, ayo maradiyo barazicuranga cyane. Barazicuranga. Nitwa Karongi uretse ko naje kuba umukene nyuma mura n'ibibazo ndanarwara. Gusa nasobanura iby'uburwayi bwanjye ariko abaturage babanze nk'umunyakarongi. Abo ntangiye koroherwa. Watangiye koroherwa. Iby'uburwayi byo ntago wabisobanura. Ni inzira ndende. No kuvuga ngo ibihangano ubuse uracyatekereza kwandika cyangwa ngo ube watekereza kujya muri studio? Ndabitekereza cyane. Nuwangira neza ejo naba ndiyo. Waburiyo. No kuvuga mu mutwe wawe harimo ibihangano cyangwa wanditse. Birahari bishyashya. Ahubwo hari n'indi ndirimbo naririmbye urabona none ko Isabato ariko tuganiye ko icyo kintu nabyirutse nk'umudivantiste w'umunsi wa 7. Nzwi mu bantu baririmbye muri korali yitwa Urumuri rw'Abakristo mu Gasoro. Naho soba album nabanye n'abantu benshi batandukanye. Ubwo no kuvuga ngo ubwo napushaga abakuru banjye si kuvuga ko nahagaritse umuziki. Twavuze indirimbo zisanzwe gusa tuvuge n'Imana uretse ko ari indirimbo mbikora mu gihe by'imibabaro kuko imibabaro n'ibyishimo ari ibintu bibamo mu mahirwe nayo nyiririmba. Iravuga ngo nabwo bwadisize bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru ntakiza dutandukanya tuzabana ubuzira herezo azaba yabararitse abaza tumira
nzajyana nabo aho umwami yitoreye bazimana mu ijuru amateka zabagiye kutuga niho tuzajya dukorera umwami tudahwema tuzajya dusingiza urukundo rwe maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu mw'isi tuzatera tujyanwe mu ijuru. Iyo ndirimbo yitwa ntituzatana. Niko yitwa iyo ndirimbo, niko wowe wayise. Iyo ni indirimbo waririmbye ugisenga n'ubundi ariko uracyasenga. Ujya gusenga. Ugiye gusengera muri hedini. Njye ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Usengera mu wowe tukivuga ku byo nasengeye nabaye umuririmbyi wamamaye muri korali mu rw'abakristo nk'uko mbikubwira. Ni umwe mu bantu waririmbye imyaka 10. Ni ukuvuga ngo ubwo ntangira kuririmba natangiye kuririmba niga mu wa 5 wa primaire. Ubwo urumva nzamukiraho ni ukuri n'abantu banjye n'abadivenda bemera n'uyu munsi ni Kristo nta kibazo. Ni ukuvuga ngo umaze icyo gihe cyose usenga n'ubu uracyajya gusenga. Ese birakorohera birakorohera kujya gusenga cyangwa n'ubundi uba wibereye muri cya kigage cyawe? Nta gihe nadasenga ariko gusenga bura nabyo ni ugomba gufata n'ubutaka bwawe ikigali. Umuntu babaye ntabwo gusenga. Hari igihe nshobora gusenga mba nishimye, hari igihe nshobora gusenga bitewe n'ibibazo runaka, ariko sinavuga ngo gusenga no mu rugo urasenga. Ni ukuvuga ngo mu itorero usengeramo waje kuvuga akantu ngo nywa ka mitsingi ngo n'ikigage, ese nzi ko batabyemera. natwe turi abana. Ubwo ni ukuvuga ngo rero amahame y'idini abaho n'amahame umuntu akabaho, nta kibazo. Ushobora gusenga wowe ntago ari ngombwa ngo ujye mu rusengero. Ntawambujije kujyayo, ntawakubujije no mu mwanya najyayo. None itorero usengeramo ko ibyo bintu batabyemera, bamenye niba usoma ku gacupa bakasanga ukanywa buriya ntibaguca cyangwa baranaguciye. Abo bakwihangana n'abarimo bose ntabwo ariko banywa divayi cyane. Abarimo bose ntabwo banywa divayi gusa. Wenda nk'umuntu uganira n'abanyarwanda bose kubera impamvu z'imitekerereze n'ibyo nakoze. Ni ukuri inzoga si icyaha, kamere ni umuntu. Wowe uravuga njye niko mbyemera. Wowe uravuga kamere ni imitekerereze mibi. Kamere ni yombi. Twaganiraga n'umugabo bita Thomas. Ndagira ngo nkubaze, ubusanzwe uri umudivantiste wanasengaga ariko ngo wagiye uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ku buryo ubu no gusenga akenshi hari igihe utanajyayo. Yego njye mba numva najyayo. Uba wumva wajya ariko ntukijyayo. Ariko uzagerageza bitewe n'ibibazo by'ubuzima mba ndimo. Ubuzima bumeze gute? Ubundi ubusanzwe ubuzima bimeze gute? Ese uri kubana nande? Watubwiye ko wari ufite abavandimwe bagapfira rimwe. Ubu ngubu uri kubana nande? Watubwiye ko nta n'umugore ufite. Ubu bana nande? Ntabwo nari nashaka, mbana na mukecuru wanjye hano haruguru Nyamishaho. Mukecuru ukubyara cyangwa nyogokuru wawe? Hari naberetse. Ni mama wanjye. Ni mama wawe ukubyara mu bana. Ubwo ninjye muhereza usigaye, abandi barashize. Abandi barashize. No kuvuga niwe mu bana n'ubu. Biba byoroshye kubana n'umubyeyi ufite imyaka ingana nk'iyo ufite umubyeyi atarakwinubira? Nuko njye nitwara neza kandi nawe ntacyo twapfa, ni umukristo. Ni umukristo, nta kintu yagutwara, nta kintu agutwaye. Ni ukuvuga ngo ubana nawe neza. Nta kibazo gihari? Nta kibazo namba. Mwumvikana, mubana neza, nta kibazo? Nta bibazo. Hari ikibazo kijya kibaho nk'umuntu yamara kurenza nk'imyaka nka 18, 20, ababyeyi bagatangira kumwinubira. Wowe ibyo ntago bijya bikubaho? Oya, uretse ko mama nkunda, ibibazo bigira bene wacu, ariko muri sosiyete kurongora k'umusore n'ubushake ku giti cye. Nk'umuntu wavutse, watubwiye ko wavutse 83 muri 83 uri ko hafi gukabakara mu myaka 40 uri hafi kwigera. Nta kibazo. Uri kumwe n'umubyeyi kutanditse ku mpanga. Utubwiye ngo byagenze bite? Ntago yanditse ku mpanga. Ntago yanditse ku mpanga, nta muntu ushobora kubibona. N'undi muntu akurebye ashobora kubona ko iyo myaka utanayifite. Niki kigufasha ukaba umeze neza ufite itoto?
icy'ingenzi ni amahoro. Ni amahoro. Tom Happy uretse ko utabimbajije njye nitwa Tom Happy. Tom mu byishimo na Mose yitwaga Happy kandi si ukuvuga ko atavutse mu gihe cy'imibabaro. No kuvuga ngo ibyishimo byawe kuba utuje nibyo bigufasha ukaba umeze neza. Kandi si ukuvuga ko hari ikintu ntunze. Ndi umukene. Uri umukene ariko mu buzima ariko ku bwonko ndi umukire. Mu buzima uri umukire, no kuvuga no mu bibereho biragoye ariko ku mutima wawe bumeze neza. Ngenda numva ndi umukire uko neke. Wumva uri umukire ukomeye cyane. Kuko ikintu cya mbere kibi ni shikani n'ibintu byo kwishyiramo abandi bantu. Njye noroshye ubuzima buri gihe aho mba ndi hose. Thomas, ndagira ngo tutarasoza kino kiganiro tugiranye, niba ari ikintu ushobora gutangariza abantu mu byo ntakubajije ari cyo umbwira. Ikintu natangariza abantu, ndasaba ko akarere kambohora kakamfasha kubera ibaruwa nabahaye. Ikindi cya kabiri, ndasaba ko abanyarwanda bose abanzi n'abatanzi bagomba kumfata nk'umuntu w'inshuti yabo. Kuba narabaye umuhanzi ngakena ntabwo ari ngombwa ko abantu bagomba kumfata nk'umusazi. Ibyo byo ndabyanze pe. Ubwo rero icyo nasoreza ko ibyo ngibyo shuje abana bacu bahari ku Murangara, Impembe n'ahantu bita Imugozi, Rwamatamu. Ubwo ab'inyamisha bo turi kuhakorera n'abashubuje ndabona hari n'abandi bana baje kureba ibiganiro turi gukorana. Ubwo inyamisha nta kibazo nk'abatuye Karongi ni Rubengera ndabibutsa yitwe Kibirizi. Ikintu nasaba umuntu wese wakunze ibihangano bya Thomas n'umuntu umukunda agira icyo amufasha, waratubwira ati ubuzima ntago bimeze neza, ku mufuka nta kintu, n'indirimbo wazikora ugakora n'izindi ariko ubushobozi ntabwo. Ndavuga nti umuntu wese ukurikiye iki kiganiro afite umutima wo gufasha yafasha umugabo bita Thomas muhanzi, nawe akamera neza, akabaho neza kandi agakomeza gukora ibihangano bye. Njye nicyo nasaba. Toma, turagushimiye. Niba hari ikindi warenzaho kw'ibyo wakivuga, ariko nibikunda mw'iki kiganiro ndaza gushyiramo ukuntu waboneka, aho bagusanga, umuntu washaka kugufasha ukuntu yakubona, yaba ari nimero yakubonaho, byose ndabikora. Ndaza gushyiramo ndatipingamo nimero yawe hasi mu kiganiro. Umuntu wese ushobora gukora iki kiganiro wese ashobora kubona nimero yawe. Ufite umutima wo gufasha, uwumva impano yawe akumva hari icyo yayifasha wese, izo nimero niho ashobora kuzisanga. Urakoze cyane Toma. Nta kibazo. Imana wawe umugisha.